Twongeye kubasuhuza inshuti bavandimwe mudukurikiye kuri radiyo Umwirongi. Uyu ni wa mwanya mugezwaho ikiganiro cy'amateka na Karengera Augustin. Mu kiganiro cy'ubushize twari twaganiriye ku ngoma Nyiginya. Twavuze ku bami b'u Rwanda nuko bagiye bategeka ingoma z'icyo gihe. Ibintu byinshi Kagame yagiye yandika yabibwiwe n'abacurabwenge. Abo bacurabwenge bafite uburyo bashakaga kwereka rubanda politike yabo y'ingoma Nyiginya. Ntabwo rero tugomba gufata nk'ihame ibyo abacurabwenge bagiye bavuga, kuko dusanga harimo ibintu byo kujijisha rubanda kugira ngo bakunde babone uko bayoboka ubwami. Aho twavuga nko kuba basobanurira rubanda ko umwana w'umwami yavukanaga imbuto, akavukana isogi, amasaka n'uburo. Hakaza bakatubwira nanone ko habayeho ibimanuka ko byaje bigatura ku isi, igihe kikaza kugera bakongera bagasubira iwabo mu ijuru. Ibyo byose rero ntabwo byabayeho, nibyo ni nk'imigani gusa, kubera ko ari amateka yabo banditse basize bavuze, natwe tugomba kubitangaza tukabibwira abandi, kuko mu gihe cyo hambere ba sogokuruza nuko babibabwiraga. Uyu munsi tugiye gukomereza ku mateka y'uko u Rwanda rwaguwe kuva kuri Yuhi wa kabiri Gahima kugera kuri Kigeli Rwabugiri. Ntabwo yenda turi buvuga abami bose ibyo bagiye bakora kuri izi ngoma, ariko turagerageza kuvuga abami b'imena babashije kugira icyo bakora. Yuhi wa kabiri Gahima bavuga ko yabayeho ahasaga mu mwaka w'1552. Yuhi Gahima bakunze kumuranga mu bisingizo ngo Yuhi ryo mu Karambo ka Rukore. Aho ni mu Busigi, hakurya ya Rulindo. Bavuga ko se Mibambwe wa mbere wari utuye i Remera ryo mu Buriza hateganye n'Ubusigi, ariho yari atungiye Shetsa umugore we w'inkundwakazi. Yageze aho akajya mu Karambo ka Rukore akarongora Matama ya Bigega, ariko akamurongora rwihishwa. Nibwo Matama wabyaye Gahima wabaye Yuhi wa kabiri. Yuhi Gahima yatangiye ashimangira ubutegetsi bw'Abatutsi cyane mu gace ka Nduga. Hanyuma yatangiye kugaba ibitero byo kunyaga inka n'abagore mu burengerazuba bw'u Rwanda rw'ubu. Yashinze umurwa Inzaratsi mu Nyantango hafi ya Nyabarongo, asingira Ubwishaza ndetse agera no mu Rusenyi. Aho hose baramurwanya ntiyahamara kabiri. Mu burasirazuba habaye ibitero byo kunyaga mu Buganza, Bureba, Mubari. Mu majyepfo yateye Ubungwe ntibyamuhira. Turebe Ndahiro wa kabiri Cyamatare, wabayeho ahagana mu mwaka w'1576. Mu bana ba Yuhi wa kabiri Gahima hari Bamara, Cyamatare, Juru Bwimba, Karangana, Mutezi, hakaba na Binama. Nyina yari yarababyaye kuri Samukende, umwami w'Ubungwe. Yuhi wa kabiri Gahima yamaze gutanga abo bana be barwanira ingoma, banga kuyoboka Ndahiro wa kabiri Cyamatare. U Rwanda ruza gucikamo ibice bibiri. Juru
yigarurira igice cyo hakurya ya Nyabarongo aho bita mu Buriza, naho uburengerazuba buyoboka Ndahiro. Juru amaze gupfa, kimwe na Mutezi na Bwimba, Bamara ashaka gusimbura uwo Juru. Kugira ngo abigereho yiyemeza gutatira abavandimwe, yitabaza Nsibura Nyebunga, umwami w'Umushi wari umaze kwigarurira Ijwi. Nsibura Nyebunga atera u Rwanda rwa Ndahiro wa kabiri Cyamatare. Urugamba rw'injyanamuntu ruremera Igitaramo. Ndahiro wa kabiri Cyamatare arugwamo ahitwa Rugarama, yambutse umugezi wa Kibirira. Aho niho bise Irubi rw'Inyundo. Kuva ubwo kwambuka uwo mugezi biba umuziro ku witwa umwami wese. Umugabekazi n'abaja n'abandi bagore barafatwa, bicwa urubozo. Kuva ubwo aho biciwe hitwa mu miko y'abakobwa. Ingoma y'Ingabe Rwoga ababisha barayivugana. Ubwo u Rwanda rwasaga nk'urugiye kuzima, amacakubiri yo kurwanira ubwami atuma abantu basigaye bacura imiborogo. Amapfa aracana, ibintu biradogera. Ngo ndetse inka ntizaba zikibyara, inkoko ntizaba zigituraga. Turebe Ruganzu wa kabiri Ndoli, bavuga ko nawe yabayeho asaga mu mwaka w'1600. Ruganzu wa kabiri Ndoli bamuvugaho byinshi kandi kwinshi. Bamwe bati ni mwene Ndahiro wa kabiri Cyamatare, akaba yaragiye kubundira kwa Nyirasenge Nyabunyana, wari warashatswe na Karemera Ndagara ya Ruhinda, umwami w'Ikaragwe. Ngo maze mu gihe u Rwanda rwari rugeze mu kaga, rugeze aharindimuka, arahagoboka Kavuna Karyankuna, wemeye kwitangira igihugu, agenda ararika abantu b'ingenzi bari hirya no hino ngo bamufashe kujya gushaka uwakura u Rwanda ahabi. Akagenda avuga ati sindushye ndashonje, nuko bakamuzimanira. Amaherezo Kavuna agera i Karagwe, atekereza Ndoli uko u Rwanda rwononekaye, amubwira ko hari abiteguye kumwakira. Amaherezo Ndoli arabunduka, yambuka Akagera. Naho Kavuna wari warasigaye inyuma, ageze ku ruzi asanga Ndoli yarabwiye abasare ngo ntibamwambutse. Kavuna nawe abibonye atyo, yibuka umuruho yagize, afata umuheto we n'imyambi abivunira ku ivi, agira ati uyu muruho nagize ugapfa ubusa, abagabo b'i Rwanda bazawuruhe, abagore n'abakobwa bazawuruhe, abahungu bazawuruhe. Ngaho aho byavuye kuvuga ngo kuruhuwa Kavuna. Abandi bati Ruganzu wa kabiri Ndoli ni umuhinda wateye u Rwanda rwaragirijwe, ararwigarurira ariko bitamworoheye, bityo yadukana inzu nshya ya kabiri iturutse ishyanga, nk'uko Kigeli wa mbere Mukobanya na Mibambwe wa mbere Sekarongoro Mutabazi bari abahondogo. Icyakora imvugo yamamaye ndetse n'ibwami mu biru, mu batekereza, mu basizi no mu bacurabwenge, ngo Ndoli yabundiye kwa Nyirasenge Nyabunyana, umugore wa Karemera Ndagara ya Ruhinda. Iyo mvugo rero ntabwo ishyitse, ahubwo irimo ikinyoma. Uti bite? Dore nawe iyo ugereranyije ibisekuru by'abo bami,
Bikaragwe usanga Ruganzu wa kabiri Ndoli waba yarimitswe mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu cyangwa hejuru yaho gato, Kagame we amushyira mu mwaka wa 510, mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atanu na cumi, adashobora kuba yarabayeho mu gihe cya Karemera Ndagara. Tuzi neza ko uwo Karemera Ndagara yari se wa Rumanyika, bakunze no kuvuga muri rubanda ngo Rumanyika rwa Ndagara, kandi akaba yaragenderewe n'abazungu nk'uwitwa Speke na Grand mu mwaka w'igihumbi kimwe magana inani na mirongo itandatu na rimwe. Abakurikiranye amateka ya Karagwe bahamya ko Karemera Ndagara na se wa Rumanyika akaba na mwene Ruhinda yayoboye icyo gihugu hagati y'igihumbi kimwe magana inani na makumyabiri kugera mu gihumbi kimwe magana inani na mirongo itanu na gatanu. Kuvuga rero ngo Ndoli yabundiye kwa Karemera Ndagara ya Ruhinda ni ikinyoma. Nibyo bamwitirira nk'ibindi byinshi. Ngiryo ibuye rya Bagenge muri komine Nyarutovu, ngiryo iteme ry'amakoro kuri Rusizi, ngibyo ibibuguzo byo ku Bitare, Ibisoro, ngaya amajanja y'imbwa za Ruganzu n'ibindi bitabarika bamwitirira. Usanga rero bamuvugaho byinshi ko yabashije gutera ibihugu byinshi akabyigarurira, agatera ibihugu by'abahinza akabitsinda, ariko ibyo byose usanga hari ibyo bashyiramo amakabya nkuru. Ibyo ari byo byose icyo gihangange Ruganzu kivuganywe n'abahutu b'Ibwishaza, abandi bavuga ko yarasiwe mu Rusenyi. Ibyo ari byo byose bamurashe umwambi w'ingobe wahuranya ijisho, nuko abantu baramuheka bamugeza mu Matyazo ya Nyantango, aho ni muri Perefegitura ya Kibuye ubu ngubu. Ngo aho hari hatuye abacuzi bashoboye gukuramo uwo mwambi, ariko Ruganzu wa kabiri Ndoli agwa aho ngaho. Aho yaguye hitwa ku muciro wa Rusenge, aho yaciriye. Umuryango wamukuyemo umwambi witwa Abakuru, abakuye umwambi, bakaba Abatsobe. Uwo Rusenge yari umugaragu wa Ruganzu kandi yari umuhutu, ngo yarahiyahuriye yanga gukomeza kubaho kandi shebuja amaze gupfa. Uko kwiyahura gutyo bakuvugaho no ku ngabo z'intwari z'uwo mwami Ruganzu Ndoli. Zaricanye zisogotana amacumu, zitwaga Ibisumizi, zaguye mu butansinda bwa Kigoma na Muyange muri Perefegitura ya Gitarama y'ubu. Izo ngabo zabarirwaga hamwe n'izindi zitwaga Ingangurarugo, izindi zitwaga Udusambi, Abaganda n'Abaganda. Ruganzu uwo bavuga ko ari we wahanze ingoma y'Ingabe Karinga ngo isimbure Rwoga yari yaratwawe na Nsibura, nk'uko twabibonye haruguru. Banavuga ko igihe cye ariho imandwa zadutse mu Rwanda ziyobowe na Ryangombe umukuru wazo, nyamara imandwa zigomba kuba zari zisanzwe. Ruganzu wa kabiri Ndoli ngo bamutabaje Ibutangampundu mu Buriza. Hari hagenewe abami baguye ku rugamba cyangwa bakindutse. Turebe Mutara wa mbere Semugeshi, nawe wabayeho tugereranyije mu mwaka w'igihumbi kimwe magana atandatu na makumyabiri na kane. Abiru bemeza ko ari we mwana wenyine wa Ruganzu wa kabiri Ndoli, ngo yabanje kwima nabi
mu buryo budakurikije amategeko kandi yitwa Bicuba. Rikaba ryari izina rye ry'ubwami. Ngo hanyuma umwiru witwa Mpande ya Rusanga wavutse iruhande rw'imfizi y'ibwami yitwaga Rusanga aza kumwimika neza, noneho umwami yitwa Mutara wa mbere Semugeshi. Birumvikana ko hari ikintu cy'igihu kitumvikana iyo umuntu ashatse kumenya ukuntu yagiye ku ngoma. Yometse ku Rwanda igihugu cy'Abenengwe cyari kigizwe n'Ubungwe, Ubungwe, Ubufundu n'igice cya Busanza. Iyo urebye rero neza amateka ukuntu yagiye yandikwa, ubona akenewe gusubirwamo. Hari ibintu byinshi cyane batadusobanurira ku buryo buhagije. Turebe Kigeli wa kabiri Nyamuheshera, nawe wabayeho ahagana mu mwaka w'1648. Yabaye umurwanyi cyane hamwe n'ingabo ze zitwaga Inkingi. Byatumye yungura u Rwanda yigarurira uturere dukurikira: Kinyaga, cya Bukunzi na Busozo. Ubwanacyambwe bwari bwarajyanywe na Gisaka. Ndorwa yari yarateye igisaka ikiganziriza ku muzizi wa Ryamanyoni muri komine ya Rukara. Maze Kigeli wa kabiri arwanya Ndorwa arayinesha, iva mu Gisaka. Inyiturano iba ko igisaka cyashubije u Rwanda ubwanacyambwe. Yigaruriye n'Ububeruka hamwe n'uturere turi inyuma y'ibirunga. Mibambwe wa kabiri Sekarongoro wa kabiri Gisanura, we bavuga ko yabayeho ahagana mu 1672. Nta gihugu yongeye ku Rwanda, ahubwo azwiho ubwitonzi, kugira ubuntu, guha amata abakene. Ibyo byatumye bamuhimba igisingizo bamwita Rugabishabirenge. Azwiho no kuba umucamanza utabera kandi wangaga ibihano bidakwiriye umuntu. Umunsi umwe Gisanura yabajije abatware be igihano gisumbye ibindi. Buri wese agenda avuga iki. Umwami asanze bakabije, buri wese amuhanisha icyo yagiye avuga. Nguko uko umwe wari watahuye ko igihano cyiza ari ugusambura inzu ziri hafi, bagacaniriza urutare, iyo sakamburiro kugeza aho urutare rutukura. Noneho umugome bakarumushyiraho agashirira. Ibyo byahimbwe n'umutware witwaga Kamegeri. Umwami yasanze nta muntu mubi w'umugome kurusha Kamegeri, nuko aca iteka ko uwo Kamegeri bamuhanisha icyo gihano kibi yahimbiye abandi. Noneho baramuboha bamujugunya ari muzima ku rutare bacaniriye rwatukuye. Urwo rutare ruramukaranga, agenda arwibirinduraho. Ngibyo iby'urutare rwa Kamegeri mujya mwumva, ruri ku muhanda hagati ya Ruhango n'ibiro bya komine Kigoma. Turebe Yuhi wa gatatu Mazimpaka, nawe wabayeho ahagana mu 1696, na Karemera Rwaka wabayeho mu 1728. Ku ngoma y'abo bombi nta gihugu kizwi cyongewe ku Rwanda rw'icyo gihe. Ku mwami Yuhi Mazimpaka icyo tumuziho, yari umuntu w'umusizi. Niwe wagiye usiga biriya bisigo bya uriya mugani baca ngo mpiru na nyoni cyangwa kabindi na buki. Iyo migani yose ituruka kuri Yuhi wa gatatu Mazimpaka.
turebe Cyilima wa kabiri Rujugiro nawe wabayeho mu 1744. Uwo mwami yabaye umutegetsi uhamye n'umuyobozi w'ingabo nyakuri. Yagaragaje ubuhanga bwo gukingira igihugu, akabuza ababisha kukivogera. Amaze gutsinda abaharaniraga ingoma, yagize ikibazo gikakaye. Uburundi, Ubugesera, Igisaka n'Indorwa byibumbiye hamwe ngo byagirize u Rwanda. Dore uko yabigenje. Icya mbere ni uko yumvishije rubanda ko bagomba kurinda ubusugire bw'igihugu. Kagame ubwe ahamya ko Cyilima wa kabiri Rujugiro yumvise neza agaciro n'akamaro ka rubanda, maze abashyira mu ngabo ari benshi. Icya kabiri ni uko urwo ruhare yahaye rubanda rwatumye ashobora kurema imitwe y'ingabo 11 kandi ihamye, ayikwirakwiza ku mupaka w'u Rwanda n'u Burundi. Dore zimwe mu ngerero yashyizeho: ingabo zitwaga Indara, Imvejuru, Inyakare, Inyaruguru, yazihaye amazina yazo ajyanye n'uturere zari zirindiyemo. Mu bya Gakoma hari Ababanda, Imututu hakaba Abarima, hari n'izindi ngabo yari afite: Ababito, Intarindwa, Abadahemuka, Igicikiza, Imanga, Abakemba, Indirira. Bityo yashoboye guhigika u Burundi. Hanyuma ingabo ziyobowe n'umuhungu we Sharangabo zitera Igisaka, naho Ndorwa iterwa n'iziyobowe n'undi muhungu we Ndabarasa, wahateye ataraba umwami akanahagarura maze amaze kwima. Kuva ku ngoma ya Cyilima wa kabiri Rujugiro niho imvugo yakwiriye ngo u Rwanda ruratera ntiruterwa. Turebe Kigeli wa gatatu Ndabarasa nawe wabayeho mu 1768. Itsindwa rya Mubari mu mazinga yo muri parike y'Akagera. Igihugu cy'Umubari cyatsinzwe nka Nduga, kuko hombi habaye ubucuti bw'amayeri, gushyingirana no kurwanisha intwaro. Kigeli wa gatatu yijeje ubucuti Biyoro, umwami w'Umubari, kandi amushyingira umukobwa we witwaga Nyabugondo. Bukeye Kigeli atumira umukwe we Biyoro na Nyirabiyoro. Mu gihe bagiye kumureba bagwa mu gicu. Kigeli wa gatatu yica Nyirabiyoro. Biyoro ashobora gucika ahungira i Karagwe. Kigeli wa gatatu nibwo yihanije umwami w'i Karagwe, nuko uwo mwami atanga Biyoro. Kigeli wa gatatu aramwica. Itsindwa rya Ndorwa y'Abashambo. Kigeli wa gatatu Ndabarasa yamaze gutsinda Ndorwa akoresheje intambara, maze arahaba biratinda. Ari ukugira ngo Ndorwa itabyutsa umutwe, uwo mwami yaguye ku itabaro, yabaye nk'ukinduka. Urwo yazize ntibaruvuga. Turebe Mibambwe wa gatatu Mutabazi wa gatatu Sentabyo nawe wabaye ahagana mu 1792. Ku ngoma ye itararengeje imyaka 5 niho Ubugesera bwatsinzwe. Uburundi bwateye Ubugesera butwara igice kimwe, u Rwanda narwo ruratera rutwara igisigaye. Nuko ingoma y'Abahondogo iganzwa ityo. Turebe umwami Mutara wa kabiri Rwogera nawe wabayeho ahagana mu 1830. Mu rwimo rwe ingabo z'u Burundi zateye u Rwanda, zirutera zirutunguye, zinjira bikabije mu gihugu.
zinjira aho bita mu mvejuru. Abanyarwanda bazitaye mu rukubo barazitsemba. Igitero cya Mutara wa kabiri Rwogera cyarwanyije abo Barundi bakise igitero cya Rwagetana. Kugeta bivuga gutema ugakuraho. Nanone ku ngoma ya Rwogera niho igisaka cyari gitinyitse, kugeza icyo gihe cyagaruwe n'u Rwanda ahagana mu mwaka w'1850. Iryo tsindwa ryaturutse ku mpamvu ebyiri. Iya mbere ni umwiryane mu bikomangoma by'igisaka watumye icyo gihugu gicamo ibice bitatu: Migongo, Gihunya na Mirenge. Impamvu ya kabiri ni ubuhanga bwo kuboneza imirwano bwa Mutara wa kabiri Rwogera. Gutera intara za Gisaka imwe imwe, gutegura no kugaba igitero mu ibanga, no koherezayo ingabo z'indobanure. Ababito, Abashakamba, Imvejuru, Intaganzwa, Inzarabwoba, Urukamba n'Uruyange. Turebe Kigeli wa kane Rwabugiri, nawe wabayeho ahagana mu 1860. Uwo mwami yimye akiri muto cyane, hagati y'imyaka 7 n'10. Niyo mpamvu mu bitero by'ibanze ari nyina Nyirakigeli Murorunkwere wabiyoboraga. Ku ngoma ye habaye ibitero byinshi, ahanini byari bigamije guhamya ubutegetsi ahari hagaruwe vuba. Dore ingero: Ijwi, Ndorwa, Gisaka. Ikindi ibyo bitero byari bigamije ni ukwagura u Rwanda, ariko nta kiyongereyeho, no kunyaga inka n'abaja bo mu turere baturanye. Bimwe mu by'ingenzi biranga ingoma ye ni ibi: gukaza intambara zo kurengera no kwagura u Rwanda. Yakundaga intambara ku buryo mu bisingizo bye harimo icy'inkotanyi cyane na Rukayababisha. Gutunganya ubutegetsi bw'igihugu, imirwa hirya no hino, kudatinya kwica abakomeye kabone n'aho baba ari ibikomangoma. Urugero ni nka Nkorongo. Yagiye kandi yegera rubanda, akabatoramo abatware n'abatoni, no kubagabira intwaro n'iminyago. Muri make rero ngibyo ibyabaye ku ngoma z'abo bami tuvuze haruguru. Ikindi kiganiro tuzakibagezaho mu cyumweru gitaha. Mbaye mbashimiye abaduteze amatwi mwese.